reba hano Taiga do ko umuntu bitegisa amagwa ntacyo tumwijeje bambwiye ngo nabwira abantu ngenda ndashaka gukora tuwa ndashaka gukora ibintu bya danje ndashaka gutegura ibintu umuntu areba akabona ishusho y'ubunini bw'umuziki wacu ku Beni n'umuhanzi mukuru wenda uretse nge ndabizi ko nta wundi wamukoraho nta wundi washima urumva nawe ugerageza gushima wowe bikakugora. Ndabasuje kandi nanone bahaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu akaba nayo yanjye ariyo Messe Empire Talks. Uyu ni umuyoboro wa YouTube channel wiyemeje kujya bagezaho amakuru y'ubwenge, amakuru yizewe kandi ukayabonera ku gihe. Muri no minsi nta kintu kiri kuvugwa cyane usibye Bruce Melody ndetse na The Ben. Uwitwa Bruce Melody yateguye ibitaramo byita Summer Country Tour aho yabaje kuba yatumira The Ben kugira ngo babane muri ibyo bitaramo. Ibi ni ibitaramo bizazenguruka intara zigiye zitandukanye nko mu ntara y'amajyepfo, iburengerazuba ndetse n'amajyaruguru. Ibi ni ibintu byagiye bivugwa n'abantu batari bake ku mbuga nkoranyambaga bagenda bavuga ati Bruce Melody no bitaramo yakoze ntago yari kubyita Summer Country Tour kuko ntago ari ibitaramo bizenguruka igihugu nk'uko izina bibivuga, kuko hari intara imwe bitagezemo bino bitaramo. Abafana bakomeza bashinza Bruce Melody yuko ibino bitaramo byitwa Summer Country Tour bitageze mu ntara y'amajyepfo, byageze mu zindi ntara iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru, ariko ngo mu ntara y'amajyepfo ngo bino bitaramo nta hantu bizagira, nta karere na kamwe bizagiramo. Ibi ngibi akaba ari bimwe mu bafana bashinza uyu Bruce Melody. Ubundi bino bitaramo usibye ko ubu ngubu ejo bundi witwa Bruce Melody ndetse na The Ben, Kitoko ndetse na Bwiza bataramiye abakunzi babo mu karere ka Musanze. Icyo gihe ejo bundi byari tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Urumva hambere bamaze kuba bahagera. Ibi ni ibintu byateje saga mu bafana ku mbuga nkoranyambaga, gusa byose turaza kugenda tubigarukaho, reka tugendere ku murongo, byose turaza kugenda tubigarukaho muri kino kiganiro. Abafana rero bari gushinza uwitwa Bruce Melody yuko mu turere twose bino bitaramo bizanyuramo nta karere na kamwe ko mu ntara y'amajyepfo kazigira kakira bino bitaramo. Akaba ariyo mpamvu abafana basaba ko yuko batabyita Summer Country Tour ahubwo babyita irindi zina ko ntago bizenguruka igihugu nk'uko babyise Country Tour. Ubundi bino bitaramo bizazenguruka ngira ngo uturere tune, harimo akarere ka Musanze bavuyemo, Nyagatare, Bugesera ndetse na Rubavu. Ibi ni ibitaramo bya Bruce Melody. Gusa Bruce Melody yaje kuba yatumiramo umupate nawe cyangwa se ubahanganyiniye umwanya wa mbere ku muhanzi mwiza wo mu Rwanda ariwe The Ben. Bruce Melody aza kuba yamutumira muri ibitaramo yise Summer Country Tour, nyuma yuko The Ben nawe yaramutumiye mu gitaramo cyatangiye umwaka wa 2026 tariki ya 1 kwa mbere 2026 mu bitaramo byitwaga The New Grove. byari bya The Ben. The Ben nawe aza gutumiramo Bruce Melody. Uko niko na Bruce Melody yabigenze, yatumiye mugenzi we The Ben. Gusa Bruce Melody yatangarije ikinyamakuru cyitwa MIE igihe yaganiraga n'umunini w'inyamakuru yitwa Murindahabi Irene, yamuganirije yuko The Ben ari we wabanje gutera intambwe ya mbere aza gusaba Bruce Melody yuko yakitabira igitaramo cyabaye bwa mbere dutangira umwaka tariki ya 1 kwa mbere 2026 mu bitaramo bya The Ben byitwaga The New Grove. The Ben yaje kuba yakegera Bruce Melody amusaba yuko yaza mu bitaramo bye akamwishyura. Uyu Bruce Melody yaje kuvuga yuko amafaranga yamwishyura atayabona kabisa, n'ubwo Bruce Melody aramubwira ati wowe ntari nzaza mu bitaramo byawe dukorane nawe ninkoresha ibitaramo nzagutumira. Ibi ngibi Bruce Melody abisobanura avuga ati bunda abakire baguzanya amafaranga naho abakine bakaguzanya imibyizi. baravuga ngo abakire bagurizanya amafaranga, abakene bakagurizanya imibyizi. Tugurizanye imibyizi. Nyuma yuko The Ben bamutumiye yaje kuba yazana na Bwiza ndetse Bruce Melody nawe azana n'uwitwa Kitoko ku giti cye. Reka twigarukiye kuri ino bitaramo ubundi. Kino gitaramo ubundi cyabereye i Musanze, byatangirijwe i Musanze byatangirijwe Musanze tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Nibwo niho byatangirijwe. Bino bitaramo byagiye birangwa n'akavuyo, imvururu nyinshi, abafana bari bishimye ku mpande zombi, ntawe wagaya. Gusa ku ruhande rwa Bruce Melody byari bindi kuko umufana we ufite w'imena witwa Pirate yari yabashije kuba yafata umuntu amusiga amarangi neza mugira nka Taiga, arangije amwambika umugozi mu ijosi, agenda mukura aririmba avuga ngo ibisamagwe mubona ntibakanga dutegereje Bruce Melody kandi azaza. Si ibyo gusa kandi kuri Bruce Melody abafana bose muri ibyo bitaramo bagiye bambaye imipira iriho ifoto ye ndetse n'ifoto ari kumwe n'umuryango, mbega nyine ubona ko ari ibintu bisa neza cyane. Ikindi kintu utakibagirwa kuvuga mu bintu byaranze kino gitaramo cyabereye Musanze, bahaguruka i Kigali bagiye bari muri bisi
nziza cyane iriho ifoto ya Bruce Melody ndetse na The Ben ndetse na Kitoko bari kuvuga yuko nyine bisi nziza cyane ngira ngo muri kuyibona kuri ekara zanyu ni bisi nziza igaragaza yuko kuko ari ibintu biri seriye. Kandi ikindi Bruce Melody yatangaje ko muri bino bitaramo impamvu ikintu agiye guhinduramo cyangwa se ikintu yabonaga mu bindi bitaramo yitabiraga ariko nyine yabonaga kitameze neza agiye guhindura mu bitaramo bye. Bruce Melody yajyaga avuga yuko muri bino bitaramo by'abandi bantu yajyaga yitabira mu ntara wasangaga mu myanya ya VIP rwose umwanya wa VIP unganya urutwa n'umwanya usanzwe kuko biba byose biba byenda kunganya. Abakire benshi bakajya bataha muri ibyo bitaramo byakozwe na Bruce Melody bavuga ati shakira gitaramo nubwo cyerekezo umuhanzi rimbye neza gusa nta myanya ya VIP gira tuba turi mu kavuyo kandi twe dufite ibiceri. Bruce Melody we yaje kuba yatekereza kuri abo bakire aravuga ati none ngiye kubakorera VIP nya VIP ku buryo muzajya muba muri ahantu hanyu hatekanye hajyanye n'amafaranga mwishyura. Uwo ni umwihariko Bruce Melody yaje kuba yatangaza yuko yashyize muri ibyo bitaramo. Ku ruhande rwa The Ben nanone abafana bari benshi cyane kuko uwitwa The Ben nawe ni umuhanzi dufite ahangaha umaze kuzamura izina mu muziki ku buryo afite abahanzi b'ingeri zose abakobwa abakecuru abasaza abasore ndetse n'abana. Uyu The Ben nawe yari afite imipira abafana be bari bambaye imipira ndetse izina rye bega neza abisize amarange bigize Tiger neza ubona ari ibintu bisa neza. Ibi kandi ni ibitaramo byagiye ngo byinjiriza abantu amafaranga menshi ku buryo Bruce Melody yatangaje ko muri bitaramo ngo bizarangira hari abantu 2,000 babonye akazi kavuye muri ibyo bitaramo. Byumvikana yuko igihugu cyacu kiri gutera imbere mu buryo bw'umuziki ariko nanone bigasigira n'abantu amafaranga abaturage rwose bakabasha kuba babona iyo mirimo bakaba bakivana mu bukene. Uyu mujene nawe uri kubona bamwita Binovia ni umwe mu bahanzi dufite ahangaha bigeze no kuba abanyamakuru abo tuzi nk'aba blogger. Ni umwe mu bafana ba The Ben ku rwego ruri hejuru kuko ni umufana w'imena ahantu hose The Ben asigaye agenda mutwaye. Binovia afana The Ben ku rwego rwo hejuru nk'uko tubona uyu witwa Pirate ari umufana w'imena wa Bruce Melody kandi n'uyu musore witwa Binovia nawe nuko. Aba bahanzi bakimara kugera kuri stage ibyo byari ibindi kuko Bruce Melody yahageze ahagurutsa abafana aririmba indirimbo nyinshi zagiye zikundwa zo ntabwo twazivuga ngo tuzimarangize ni nyinshi cyane zagezeho amahiti za Katerina Azana n'indirimbo nyinshi. None akigera kuri ya ndirimbo yakoranye n'uwitwa Diamond Platnumz wo mu gihugu cy'abaturanyi hanga Tanzania abafana barahaguruka bakwirwa imishwaro bose bakuramo imyenda barazunguza baravuga ati uyu niwe muhanzi wacu. The Ben nawe yaje kuba yakora indirimbo nyinshi zagiye zikundwa harimo nk'izitwa Forever ni indirimbo nyinshi nawe yagiye yakora ubona noneho ari ibintu bisa neza. Rero mu video twagiye dutrendinga ku mbuga nkoranyambaga ni utu video twagiye dutrendinga nyine turebwa n'abantu benshi naje kuba nadukusanyiriza hamwe kugira ngo nze kutubereka noneho mubashe kuba mwambwira muri comment mumbwira ati se ninde wakoze performance nziza cyangwa se ninde wari ufite abafana bari sharp abafana bishimye. Tuno video muturebe noneho muraza kumbwira ati se ni Deni muraza kumbwira umuntu wabonye nyine yakoze performance nziza cyangwa se abafana bishimiye cyane. Reka nanone nkwibutse gukora subscribe kuri no YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru nk'aya y'ubwenge amakuru mashya kandi ukayabonera ku gihe kandi amakuru yizewe 100%. Wicebwa nta kindi kura subscribe kuri no channel fungu nizogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ntituzatubisohora nawe ujye ubibona mu bambere. Mwabanaga muri cyo kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 250 234 na amazina nkaye n'ijyankwe gusa n'ijyankwe remeye kurya ibiti njye naremeye kugusobanurira nyita Messe.